Yes, kanongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel. Nkuko mubizi rero uyu musore amazina ye nyakuri ni Mugisha Benjamin wamamaye mu muziki nyarwanda nka The Ben. Uyu ni umusore ufite izina rihambaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, uko bwije nuko bukeye niko abamukurikira baba bagenda biyongera. Ni nyuma yuko rero uyu musore wacu The Ben akoze igitaramo muri BK Arena ku itariki ya mbere y'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere 2025 kitwinjiza mu mwaka wa 2025. Igitaramo cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru, igitaramo cyatumye uyu The Ben yongera kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, yongera gucecekesha abatari bakeya, abavugisha amagambo rwose, abarondogora bararondogora bitewe n'igitaramo uyu musore wacu yakoze. Ni igitaramo cyabereye muri BK Arena, igitaramo cyari cyitabiriwe ku bwinshi, ngira BK Arena yari yuzuye. Uyu mwanya rero uyu musore wacu The Ben wamamaye muri muzika nyarwanda avuze yuko uko byagenda kose, icyaba icyo ari cyo cyose, burya buri muntu wese ibyo yakora hari umuntu uba uhari w'icyitegererezo kuri we. Ese wakibaza uyu musore wacu ni uwe muhanzi avuze yuko ari icyitegererezo kuri we, avuze yuko akesha ibi byose? Reka bari byo turebera hamwe mu kanya. Nimba ari ubwa mbere ugize kwicano ya Rwandan Future, kanda subscribe kugira ngo tujye duhura mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye, ukomeza kugenda umenya amakuru aba ajyagezweho hirya no hino, haba mu myidagaduro, politike ndetse no mu mikino. Wowe burya icyo ubusabwa ni ugukora subscribe, hanyuma ukajya ubona amakuru yose dushyize kuri YouTube channel kandi ukayabonera ku gihe. Nk'uko mubizi rero, mbere na mbere ka tubanze turebere hamwe ibyo uyu musore ngira murabizi, mu mwaka wa 2023 turimo tuwutangira nibwo yakoze ubukwe na Uwicyeza Pamela. Mu mwaka ni ubukwe bwavugishije abatari bake amagambo, ubukwe bwitabiriwe ku rwego rwo hejuru, ngira mwarabibonye. Ni ubukwe bwacicikanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, amavideo menshi kandi aracuruzwa cyane. Ubukwe bw'uyu musore ni ubukwe bwari bukunzwe kandi bwaze mu gihe cyiza, abantu benshi bategereje kuba babureba. Ni nyuma yuko rero ibi ngibi byose bibaye, uyu The Ben yari amaze gushyira hanze indirimbo yiwe yise True Love, yasohoranye n'umukunzi we Uwicyeza Pamela, bagaragaza amashusho yuko inda yabo iri hafi kuvuka, cyangwa se inda ari imvutsi, bagiye kwibaruka imfura yabo mu minsi mikeya. Dusoza ikiganiro, reka nkubwire icyatuzinduye uyu muhanzi The Ben avuze w'icyitegererezo kuri we. Ni umuhanzi wamamaye mu muziki nyarwanda. Uyu The Ben rero akaba avuze yuko umuhanzi w'icyitegererezo kuri we ari uyu musore ufite izina rihambaye mu muziki nyarwanda nka Meddy, umusore wakunzwe cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yatambutse, ndetse na n'uyu munsi akivugisha abatari bakeya amagambo. Ngera murabizi uyu musore wacu Meddy niwe muhanzi wasohoye indirimbo ikarebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho indirimbo ye yasohoye yise Slowly imaze kurebwa na miliyoni zisaga 120 z'aba viewers. Ngira murabyumva rero, uyu The Ben rero nawe avuze yuko umuhanzi w'icyitegererezo kuri we ari uyu musore Meddy. Uko byagenda kose, icyaba icyo ari cyo cyose, burya buri gakino kose waba ugiye gukora haba harimo abana ndetse n'abasaza, kandi koko nibyo uyu The Ben nawe arabivuze. Na Mutesi Scovia yumiwe ubwo The Ben yavugaga ibi ngibi, yuko umuhanzi w'icyitegererezo kuri we ari Meddy. Ese koko nawe niko ubibona? Uri umukunzi w'indirimbo za The Ben cyangwa se Meddy? Nimba hari umwe ufana mwaba ngaba, siga igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma tujye duhura mu biganiro bigiye bitandukanye.